The Cops yitwaye neza muri weekend inyagira ikipe bita Arsenal, ikipe iciriritse cyane. Liverpool mu rugo kwa Arsenal yayisanze yisuzugurayo itsindagira ibitego 3 ku busa, iyisya itanditse ibitego by'umusore bita Diego Jota ku minota 64 kuri assist ya Trent Alexander-Arnold, minota 68 Mo Salah aterekamo icya kabiri, Diego Jota ku minota 82 kuri assist ya Sadio Mane aterekamo icya gatatu. Arsenal de Gunners ikipe isanzwe cyane iri ku mwanya wa 10 n'amanota 40 cyane. Cedro ntabwo icyo mvuze gihera, nkibutsa abantu nkanagishimangira cyane. Harimo abantu bagiye banyitwaramo umwikomo, harimo abantu bagiye bambwira amagambo mwe namwe bati wowe wanga Arsenal, bati wowe n'ubundi ntuyikunda, bati wowe n'ubundi urapinga, bati uwo mupira uvuga ko wakinnye se nubwo wowe ukinye ko numva unyega abandi bakinnyi, bati ko kubwo ntiwibeshya, bati umuntu bita Thomas Partey ni gute umukora mu bakaseri 5 ba mbere ku isi cyangwa 10. Mbisubiyemo ni Anta mu nda y'isi. Thomas Partey ntari mu bakaseri 10 bari ku isi beza, uretse ni 10 tunakomeje na nubu se Cedro. Wowe Cedric ko match wayirebye, Partey ni umukaseri mwiza wensubiza nta kintu yakoze no kuba ngo oya wevuga ngo match ya Liverpool hari ikintu yigeze ahindura kuri Arsenal. Oya hari ikintu ari minduka nta minduka kubera ko iyo abuze muri Arsenal urabimenya, cyangwa iyo Grand Zaka abuze nibwo tubimenya. Nuko ngo nta minduka nimwe yigeze azana muri Arsenal. Hari umutoza w'inshuti yanjye rwose dukunda kwandikirana, hari n'ubutumwa yanditse ndibuze kugarukaho koca, ndagira ngo umbwire kuri Thomas Partey wawe, uri kubyumva? Ndagira ngo umbwire kuri Thomas Partey wawe, nabivuze bakimugura abantu barashyashyariza bati Anta, bati ibyo bintu, bati kimwe mu bintu nzi nanjye nzi pe, urituriza wowe, kimwe mu bintu nzi Cedro si ukwitaka, ariko ijisho ryanjye rizi kureba umukinnyi ushoboye n'udashoboye. Ijisho ryanjye rizi kureba umumediateri, sinshobora kumwibeshyaho. Umumediateri umukinnyi ukina, ntago nshobora kwibeshya kuri nimero 6, nimero 8, nimero 10. Iyo myanya yose nayikinnyeho, nimero 6 na nimero 8 na nimero 10 na nimero 10. Abo bakinnyi sinshobora kubibeshyaho, abandi bakinnyi nshobora kubibeshyaho, ariko karite na defo za buri wese nshobora kuzikubwira buri mukaseri wese uri ku isi na buri mumediateri wese. Ntabwo ndi umutoza, ariko mfite iyo touche. Niyo mpamvu ninkubwira umukinnyi Cedric nkakubwira ngo uyu n'uyu ashoboye iki, uyu n'uyu ujye umanika. Mbisubiyemo ngo Arsenal ntabwo yari ikeneye Thomas Partey, ntabwo Arsenal yari ikeneye Thomas Partey. Nukuvuga ngo kugira ngo uzabyemere Arsenal idafite Thomas Partey iratsinda, idafite Thomas Partey atarimo iratsinda kandi ubuzima bugakomeza. Ariko Arsenal idafite Grand Zaka ntigire kano kana ka Bukayo Saka, Arsenal ibimeze nk'iberi ryaguye. Nuko ngo kugira abantu babyumve, Thomas Partey yabuze muri Arsenal nta gikuba gicika, nta gikuba gicika. Nuko ngo ni umukinnyi impamvu Arsenal bari bamushyikirije ndetse n'abandi bumva ko ari umuntu udasanzwe. Yaravuye muri equipe ya Atletico Madrid, ikipe isanzwe igera kuri muri Champions League, uri kubyumva, muri cya gistil doje cya Atletico Madrid, cya gistil cyabo cyo kudefana cyo kuryamamo. Nese ni tutagaragara Cedro, kudefana ni nutagaragara. Ari kugeze muri Arsenal rimwe na rimwe baragusaba gukina box to box, ntabyo ushoboye. Ikindi cya kabiri, rimwe na rimwe ubundi umumediateri agira ibintu birasabwa, ubwo abatoza barabizi bo baze kunyomoza niba atari byo, kugira ngo umenye umumediateri ushoboye n'udashoboye Cedro. Kintu cya mbere recuperation, icya kabiri reaction. Ibintu bibiri usabwa mu masegonda make cyane. Baro umaze kuyirekupera uyambuye umuntu, hanyuma nyuma yo kuyirekupera haraza gukurikira iki? Ibyo bishobora abakinnyi bake cyane. Umukinnyi ashobora kwambura baro barahari, ariko kugira icyo ayimaza no kuyikoresha cyangombwa nimbarwa cyane. Abafana ba Arsenal muracyatsimbaraye muvuga ko Thomas Partey ari we mwari mukeneye 100%. Mubarira abakaseri 10 Thomas Partey ntazemo, bo ari n'abakaseri mu makipe ari underdog. Uyu mukaseri wa equipe ya Everton yitwa nde? Reka nze mugaruke ndebe. Nyibutse umukaseri wa equipe ya Everton yitwa nde Cedro? Alan. So umukaseri ugira muri equipe nto cyane. Everton rwose. Nta hantu bahuriye n'umuntu bita Thomas Partey kugira ngo uhite ubyumva cyane. Wilfred Ndidi wa Leicester.
urakoze cyane uri kubyumva tugiye kubabara ubwo twibagiwe ba Casemiro twabirengagije uri kubyumva ubwo twibangingagije ba Rodri ba Fabinho urumva twirengagije ba Fernandinho uri kubyumva twirengagije ba uyu mutipe ba Marco Verratti twirengagije bakuremo siba babade kugaragaza Kimmich twabaritse benshi twajugunye ndagira ngo ngo Thomas Partey umukinnyi mubi hatagira uza kunyumva nabi abantu bumva nabi si umukinnyi mubi ariko ni umukinnyi uciriritse ni umukinnyi usanzwe